twageze mu gihe Mhm. dufatwa n'indwara yitwa amavunja. Ay, ay, Twari ay, ay. turwaye amavunja, amaguru yose, hano inyuma, amano yose, hano intoki zose ari amavunja, Kubera bwa buzima bubi. kubera bwa buzima. Kubabwira ni ukuvuga ngo urugero, Mhm. njyewe nagize ubwenge nsanga nk'iwacu inzu twabagamo Yego. yari inzu iteye ubwoba. Ni ya nzu imvura yagwaga nijoro tugafata ishashi tukiyorosa hejuru y'ishuka kugira ngo imvura itatugeraho. Mu byo Nshimiye Imana iguha umugisha. ebana byari Imana iguha urugendo. umugisha, Imana ndayishimiye cyane, mperutse kuyiha icyubahiro cy'amaboko n'amaguru. N'uyu munsi ngiye kuyiha icyubahiro cy'amaboko n'amaguru, yumve ko nkiyihaye. Ngiye kukiyiha, Imana ishimwe cyane. Mana ndagushimiye, 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 ndagushimiye ko waba Nongeye kugusuhuza kuri Nshaba Entertainment. Uyu ni wa mwanya tutari duherutse, kandi ni umwanya w'ibyishimo ndetse no kwishimana na bagenzi bacu. Uyu munsi rero ngira ngo muri kubona kuri kamera zacu dufite umuvugabutumwa, umukozi w'Imana, aza kutwibwira. Reka dutangire tumwakira atwibwire ndetse anadusengere. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga, turagushimiye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ukuntu wabanye natwe. Mwami Imana, hari benshi bari mu bitaro, hari benshi batakibukwa, ariko twebwe waturinze, uturinda impanuka. Mwami Imana, twageze hano hantu tugiye kuvuga imirimo n'ibitangaza wadukoreye, turabigushimiye. Mwami Imana, rero ngaho bana natwe mu kiganiro kigiye kubera hano hantu, utubere maso kandi utubere ku rugamba. Mwami Imana, gahunda zose zibubere hano ziyoborwe nawe, duhagarare mu butware bwawe, tuvuge tuvugishijwe nawe. Mwami Imana, tukubere mikoro wowe wivugire. Sengeye muyobozi, Mwami Imana, uri kuri gahunda z'ibyuma, ndamusengeye kugira ngo Mwami Imana Satani kirogoya. Mwami Imana, turamwanze kugira ngo ibintu byose biri hano biyoborwe nawe. Urakoze rero ko ugiye kubana natwe, mu izina rya Yesu, amen. Nabashuje cyane rero, amazina yanjye nitwa Mpawenayo Donati, ndi umusore ushima Imana, nkaba naturutse ku itorero rya Kumukenke riherereye ku Gisozi, paruwasi yacu ni Gasave. Nkaba nifuje kubagezaho imirimo y'Imana itangaje, imirimo y'Imana yadukoreye. Murakoze. Bamwita Donati. Ngira ngo muri kumubona rero Donati, twagiye duhurira ahantu henshi. Ni umwigisha nabonye ufite amavuta, akaba ariyo mpamvu rero nanjye nifuje kuba namutumira ngo aze agire icyo yatubwira hano kuri Nshaba Entertainment. Ni muri urwo rwego rero twamuhaye ubutumire. So Donati nk'uko muri kumubona, yatangira nabwo atubwira ese Donati iyo ubona ibintu by'insengero ukuntu byagiye byivangamo rwivanga, abantu ugasanga abahanuzi bigize ab'ibinyoma ndetse hari n'ab'ukuri. Ese wowe ubibona gute? Cyangwa ni gute umuntu yatandukanya umuhanuzi w'ikinyoma n'umuhanuzi w'ukuri? Urakoze cyane. Nanjye ndabibona hirya no hino hatandukanye, yaba ku makuru ndanabyumva, ariko ab'Imana bariho ikimenyetso. Umuntu w'Imana ariho ikimenyetso, kandi ibihe byose twageramo, intambara zose twanyuramo, ndakubwira ngo umuntu w'Imana ariho ikimenyetso. Ntago abantu 100 bavuga Imana, ntago abantu 100 bose bavuga Imana. Haba harimo n'abakorana, tuvuge na Satani, kuko bariho bakorana n'imyuka mibi cyane cyane cyane, bariho. Ese ukivuga wemeranwa n'umuntu koko ibyo bintu biremera ko bibaho, umuntu akaza akubwira ngo iki kintu kizakubaho atari Imana ikivuze kikazaba? Ibyo bintu bijya Ni bibaho? ukuvuga ngo Imana igutumyeho umuhanuzi, wenda niko rushatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo ashobora kubimbwira nkanabyumva nkanabyemera, ariko nkavuga ngo bibe uko Imana ishaka. Ntabwo byaba nk'uko we ashaka, ariko byabaho uko Imana ishaka. Ngenda byemera cyane, ariko nyuma nkavuga ngo niba ari Imana yemeye ko biba, bibe kubera ko ariyo yabyemeye.
murakoze. aha Donati mureke kubyumva uko abyumva we, Mm. hanyuma twagira ngo uduhe ku buhamya ho gakeya, kuko abantu bari kuri Chapa Entertainment hari ikiganiro bigeze kubona, n'abatarakibonye bajyeho barebe, nari nakoze documentaire ikuvugaho Mm. ku buzima nyine waciyemo, haso cyangwa struggle cyangwa se ubuzima bw'iyi si waciyemo. Mm. Watangira utwibwira uburyo byagenze, uburyo bwo buzima bwisanzemo, aho waturutse, kuko kamwe turi muri Kigali, ko turagira ngo tumenye waturutse he, ni hehe ku ifishi, babyita ku ifishi. Mm. Duhere muri bwa buzima uko byagenze n'ukuntu wisanze i Kigali. Murakoze cyane, aho mbyumva cyane, mpita myumva cyane. Mhm. Ubundi njye naturutse mu ntara y'Iburengerazuba, ni mu karere ka Nyamasheke. Nyamasheke. Abantu benshi barahazi, Mhm. niho naturutse nza mu mujyi wa Kigali nje guhiga nk'abandi. Yego. Numva ko Kigali nyine ibintu ari neza, Mhm. ariko ntabwo byageze nk'uko nabitekerezaga. Hari ibyo nagiye mpura nabyo ntatekereje, hari ubuzima nabayemo ntari nzi ko mbamo, ariko ibyo byose byabayeho ku mugambi w'Imana, byabayeho kuko Imana yari yabyemeye. Ndagira ngo duhere hahandi hasi, ni gute wiyumvishemo iryo shyaka kuvuga ngo reka njye guhiga ubuzima? Ese mu cyaro ntabwo ubwo buzima bwarimo kuboneka, byari bimeze bite? Mu rugo byari bimeze bite, abavandimwe, ababyeyi? Yego. Niho dushaka ko duhera. Ni ukuvuga ngo nkimara kugira icyo igitekerezo nkigitekereza, nabonaga ubuzima bwanze biranga, nta cyerekezo cy'ubuzima mfite. Nigira inama yo kuvuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, nanjye nguruke ngere Kigali, ngere n'ahandi ndebe uko bimeze, ariko ubuzima bwo nari ndimo icyo gihe ntabwo ari bwiza cyane. Ubwo rero nibwo dushaka kudusangiza. Ntabwo ari bwiza cyane. Mpereye ubundi mu rugo rikaba ariho mera. Yego yego. Njye ndi umwana wa bucura. Mhm. Yego, ariko Muri abo muryango w'abana bangahe? turi umuryango w'abana 6, Mhm. ubwo ni njye wa 6, ubwo ni njye bucura. Yego. Ariko ubuzima Mhm. twavukiyemo ni ubuzima butari bwiza cyane, ni ubuzima bubabaje, ni ubuzima buteye ubwoba, ariko muri ubwo buzima twagiye tugira kwihangana. Twarezwe na mama, Mhm. njye navutse nsanga baratandukanye na papa, nari umubyeyi wenyine uturera ari we mama. Araturera turakura, ubushobozi bwose afite abudutakazaho. Mhm. Tujya ku mashuri ho byari bigoranye cyane, kubera ko twarerwaga n'umubyeyi umwe. Birumvikana. Byari bigoye kubona umubyeyi umwe ari bubishyurire ishuri, akabagurira amakaye, akabagurira imyenda, muri buze gushaka kurya. Mhm. Biragoye cyane ari umubyeyi umwe. Birumvikana. Rero ubwo buzima nageze muri cya kigero cyo kuvuga ngo umwana atangiye kumenya ubwenge, utangiye kumenya ikibi n'icyiza, utangiye guca akenge, reka mbivuge gutyo. Usanga turi muri ubwo buzima butoroshye, mbirebesha amaso yanjye, mbona ni ibintu bikomeye cyane. Ndeba inzu twabagamo icyo gihe, ndeba indyo twaryaga, mbona ari ibintu mbega biteye ubwoba, ariko hamwe n'Imana ibintu byose bijya bishoboka. Rero ubuzima nasanze turimo bari bumeze gute? Aribwo ngiye Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero nabazaniye igisubizo cy'ibibazo mwambazaga muri benshi. Ese waba ufite igitekerezo cy'umushinga ushaka gukora ukoresheje ikoranabuhanga? Waba ufite business ukora mu buzima busanzwe ushaka no kuyikorera online? Urugero, uracuruza mu buzima busanzwe, urashaka ko ibicuruzwa byawe bimenyekana ku isi hose, ndetse ukaba wanahahirwa binyuze mu ikoranabuhanga. Cyangwa usanzwe ufite business ushaka kongeramo ikoranabuhanga. Urugero, ufite nk'igaraje ushaka kumanaginga ibikoresho byayo ukoresheje system. Igisubizo cyabonetse. Muri Gihanga Dynamics tubafitiye services zirimo mobile application, web application, management system and automation system, 3D design, embedded system, IoT ariyo Internet of Things and artificial intelligence.
akarusho kandi n'andi udafite igitekerezo cya project yakora ntago twamwibagiwe, tugufasha kugishaka ndetse no kugishyira mu bikorwa ibintu bikagenda neza. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri nimero zikurikira 078 74 37 033 cyangwa se 078 50 43 572 cyangwa mukadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo X, LinkedIn, Instagram, YouTube, hose ni Gihanga Dynamics. Nanone kandi mwadusanga aho dukorera aho iruhande rwa IPRC Kigali Kicukiro Centre. Gihanga Dynamics, leading innovation, defining future. kubabwira ni ukuvuga ngo urugero njyewe nagize ubwenge nsanga nk'iwacu inzu twabagamo yari inzu iteye ubwoba, ni ya nzu imvura yagwaga nijoro tugafata ishashi tukiyorosa hejuru y'ishuka kugira ngo imvura itatugeraho. Mu by'ukuri inzu yari amategura yari amabati, yari inzu y'amabati yatubaguritse, imvura yagwa tukajya kwegezayo aho turi buryame kugira ngo hatanyagirwa, cyangwa se yagwa tugiye kuryama tukiyorosa ishuka hejuru tukarenzaho ishashi amazi akayagwa. ibintu uvuga ni ukuri, byari bigoye ibintu uvuga ni ukuri, byari bigoye kumva bitari byoroshye. Hanyuma urakuze urugeze imyaka yo kujya gutangira, tubwira ukuntu ku munsi wa mbere byagenze, uburyo ahamagaye yabonetse niba ubyibuka. nyine ni ya mibare y'ababyeyi nabonaga mama ajya guhinga icyo gihe, umubyizi wo guhinga kujya guhingira umuntu akaguhemba, kandi mu cyaro yabaga ari nka 700. yabaga ari nka 700 icyo gihe. Rero ibaze 700 kugira ngo hazavemo amakayi, hazavemo ibiryo, hazavemo imyenda y'abana, hazavemo inkweto, ibyo bintu byari bigoye cyane. Nawe yakoraga imibare bikanga, agatera imibare bikanga, ariko hamwe n'Imana ibintu byose bikagenda neza. Ni ukuvuga ngo yarigomwaga agafata misa agahinga, mwakamugurira ikabutura y'ishuri, ejo mwakamugurira ishati, twaba tujya ku ishuri twaba dusimburana. Ni ukuvuga ngo imba afite ikabutura n'undi afite ikabutura dufite ishati imwe, turahura mu nzira, umwe yize mu gitondo undi yize nimugoroba, umwe niduhura ame ya shati muhe ka gapira gasanzwe agakomezanye mu rugo, ame ya shati njye ku ishuri. ubwo buzima bwari bugoye wa muntu we. Inkweto sinakubwira, ndabyibutse yanguriye Rugabire izi bakora mu ipine, nzigana kuva mu wa mbere kugera mu mwaka wa 4 nyambara Rugabire, n'imyaka yose nasibiye nyambara ya Rugabire. None igihe cyarageze ya Rugabire itoboka hano inyuma. Ibaze ikintu cy'ipine kugira ngo gitoboke ugenda ukandagira hasi, iracika. Rugabire imyaka igera muri 5 gutyo. ndayambara ku buzima tubamo. Noneho hari n'igihe mama yageragaho agafatana nk'ibitoki, nyine ibitoki ndabibona. ni ukuvuga ngo akatubwira ngo uyu munsi mwese ntabwo muri bujye ku ishuri, muri buze dutware ibi bitoki, mubone amakayi, mubone imyenda, mubone ibyo kurya, mwese nta n'umwe uri bujye ku ishuri. tukajya dutwara ibyo bitoki tukabitwara, tukabona ubugari burabonetse, tukabona iyo kayi irabonetse, ejo tukajya ku ishuri. N'ikindi gihe cyazagera ibyo kurya bibuze akongera akabigenza gutyo. Tukiri aho, uri kumva ubuzima bwo ku ishuri uri kubuvanga gutyo n'izo hasi, ni gute umunyeshuri uri mu buzima nk'ubwo wowe wabayemo yabyitwaramo kugira ngo atsinde? Birashoboka ko yatsinda cyangwa ni ibintu bidashoboka? Ntabwo byakunda, ntabwo wafatanya kwiga n'amafaranga, ntibijya bikunda. Twebwe twari icyo gihe, ni ukuvuga ngo hari igihe twatwaga ibyo bitoki, buri wese akamuha nka desa tukayagura amandazi. Rero yabigukoreye kabiri, nawe ugerageza buryo ki nawe uzaryigurira atari guhaye. Ese uzaryigurira gute? Nuko nawe uzashaka ikintu uzakora, nuko nawe uzashaka gutwara ibyo bitoki, cyangwa se ugashaka gutwara
n'undi muzigo utandukanye kugira ngo uzabashe kwegura iryo rindazi. Rero hari igihe uba uri mu ishuri watekereza kuri ya mafaranga wasize hanze, kwiga bikanga, wabona n'ikiraka ukavuga ngo umunsi njya ku ishuri ndabanza ngikore nzajyayo ejo. Rero ibyo bintu kubifatanya no kwiga ntabwo byakunda cyane pe, cyane rwose. muri make kwiga reka ntabwo byakunda. Urumva ko ubuzima icyo gihe bwagezeho twinjira mu bintu by'amafaranga cyane, twinjiramo cyane, noneho tuba dusiba nka 3 mu cyumweru turi mu mafaranga, turi mu biraka, kugira ngo murebe ko mwaramuka, kugira ngo turebe ko ubuzima bwakomeza, ko turi mu ubuzima bugoye cyane. hanyuma ishuri waje kurireka cyangwa warakomeje byagenze? Ni ukuvuga ngo nageze igihe biranga pe, biranga, ndavuga ngo rero hasigaye ni ugukora ishuri biranze. Ukiva mu ishuri wahise kujya gukora iki? Ndabyibuka icyo gihe nahise njya mu kazi k'ubukarani muri karitsiye, dutwara amakara, imbaho ndetse n'ibyo bitoki n'utundi tuzigo twose tubonetse aho ngaho. Birumvikana, sinzi aho waviriye mu ishuri, ariko birumvikana wari ikiri umwana. Ni gute wateruraga iyo mifuka y'amakara n'ibibaho? Ndakeka navuyemo mfite imyaka 17, umwana wo mu cyaro aba akomeye. Ubwo 17 aba akomeye, aba yarakomeye kuko aba yaravukiye mu buzima bugoye. Icyo gihe nageze mu mwaka wa 5. Ko wasibiraga cyane. Nageze mu mwaka wa 5. Warasibiraga cyane cyari bigoye. Kiza nuko hamwe n'Imana tureba ko hari ikintu Imana yahinduye. Ni hamwe n'Imana ibintu byose birashoboka. Hanyuma cya gikarano wakigaraguyemo? Nakibayemo twunganira umubyeyi mu gihe nta kiraka yabonye, ngashakisha buryo cy'uwo munsi turi burye, n'abandi turi kumwe tuvuga nabo, umwe yahaha none undi agahaha ejo, undi agahaha ejo bundi, tubibamo bugeraho nyine umwe agize i Kigali, abandi bajya hirya no hino hatandukanye, turatatana dusigara turi abana bakeya mu rugo, nabwo dukomeza kuba muri ubwo buzima. Uzi ko hari n'igihe twagezeho umubyeyi abonye bimucana akavuga ngo hari igihe nziyahura kubera ubuzima buramurya, akajya atekereza ukuntu ari kurera abana wenyine, kandi yumva ngo umubyeyi wundi wa kabiri ari we papa ari bunyanaka, akareba ukuntu atishyura minerivare, atazana ibyo kurya, atagira ute, ibintu byose biri mu mutwe we. Hari igihe yajya guhinga agahinga, basoza bakamuhemba ibijumba, akaza tukabirya, ejo yagenda bakazana amateke, ejo yagenda akazana imyumbati, akaba ari ibyo ahoramo. Uko ahinga bamuhemba ibiri, uko ahinga bamuhemba igitoki, uko ahinga aba muri ubwo buzima. Ariko icyo mushimira ni uko nawe yagize kwihangana. Ubu ngubu ameze ate? Ubuzima bwe bumeze gute? Ubu nakubwira ngo umubyeyi wanjye ndakeka Imana yahinduye ibihe, anezerewe, navuga ko atakiri muri bwa buzima twari turimo cyagiye. Imana yahinduye ibihe, ntabwo akiri muri za mvune zose, ya mibabaro yose. Imana hari ikintu yakoze, turashimira Imana cyane nk'umuryango. Kwihutisha, uvuye mu cyaro wari umukarani, ugeze mu mujyi. Mu mujyi munini gute? Urumva ni umuntu wakuriye mu cyaro, i Kigali ushobora kuba ari bwa mbere uhageze. Ndakeka ninde wagukururiye kuza i Kigali? Byagenze bite? Urakoze cyane, ariko hari ikintu nari nibagiwe. Ni ukuvuga ngo muri bwa buzima twabayemo tutirengagije, ndashimira Imana cyane iyo yabikoze. Tera rero akesha turebe. Haleluya! Ndashimira Imana cyane yabikoze icyo gihe. Ndumva nezerewe. Hari ikintu nari nibagiwe. Twageze mu gihe dufatwa n'indwara yitwa amavunja. Twari turwaye amavunja, amaguru yose, hano inyuma, amano yose, hano intoki zose ari amavunja. Kubera bwa buzima bubi. Kubera bwa buzima. Twirirwa mu mashyiga twota, imbaraga ziratwinjira, tuba mu buzima bubi, turwara amavunja ku buryo hari igihe wabaga uri ku zuba, none izuba ryarasa kuri ya mavunja, ugasanga ya mavunja yagiye azamura ibintu
bimeze nk'amazi Eh, hano mu nzara hose byaje gukira n'intoki. gute rero? Ni ukuvuga ngo ya mavunja duhangana nayo turwana nayo, ibaze naho ikigo nderabuzima cyatekereje kiravuga ngo baza muri uwo mudugudu guhandura amavunja yarari, batujyana ahantu ku muhanda turicara, abaganga baraza baduhandura amavunja, dutega intoki baduhandura amavunja, bakajya bakata bo bagakata nta n'impuhwe nk'abaganga nyine kuko baba bazi uburyo bari buhavure, bakajya bakata bagashyiraho umuti tukagenda tuba muri ya mavunja. Noneho hari igihe cyageze twimuka ahantu twari dutuye tujya ahantu hameze nk'umudugudu. Noneho ikindi kintu cyambabaje, twageze aho hantu ababyeyi bakajya babwira abana babo ngo ntimwegere bariya bana batabanduza amavunja. Ubwo bariya bana baje muri uyu mudugudu ahantu hose hagiye gukwiragira amavunja. Akandi kantu, noneho hari igihe twagiye ahantu guhinga, tuhageze ngira mukuru wanjye duhura n'umwana tubabwira ati bite se amakuru ni meza, tubabwira ati hano twazanye ibijumba, isaha yo kurya irageze, reka tuguhe ikijumba nawe urye. Yaravuze ngo ntabwo narya ibijumba byo kwa mavunja. Muri make rero bahise Numva kwa noneho mavunja. numva ngize ikibazo mu mutima wanjye, ariko ndihangana, kandi twari tuvuye mu mudugudu tugiye mu wundi, ubwo urumva umwana we yari afite amakuru kandi tudatuye mu mudugudu umwe. Bivuze ngo mwari mwarabaye akabarori. Nava ngo twe twarabaye icyamamare mu mavunja. Gusa Imana ikura kure. Imana ishimwe cyane, twe twarabaye icyamamare mu mavunja, ariko Imana ihindura amateka, Imana ihindura ibihe, ndayishimiye cyane, Turi umusore ushima Imana kabisa. ndayishimiye ni ukuri nta kitakoze pe. Aha twari turi kuri bwa buzima, uvuye mu cyaro ugiye i Kigali, nde wakubwiye ngo ngura tujye i Kigali niho mukorera iri? Ni Byageze ukuvuga gute ngo ku munsi wa mbere ukihagera? hari umushutanyi nari mfite hano i Kigali, naramuhamagaye ndababwira ati ese amakuru ni meza, ati njye hano mu cyaro ubuzima bwanze, ese wowe byifashe bite? Arambwira ati hano i Kigali amafaranga ari kuboneka, arambwira amafaranga ari kuboneka, ati ibintu ni sawa, ahubwo waratinze warakererewe. Arambwira ati rero ngwino dushakishe amafaranga, dushake ubuzima. Nk'umusore uyakeneye nawe ati ntacikwa. Ndashakisha mbona tike yo kuva iriya iragoye cyane, iragoye, amafaranga ari ibihumbi 5, ariko narayabonye ndaza. Nkigera mu karere ka Nyamagabe naramuhamagaye nsanga yakuyeho fone. Wavuye iwanyu? Mvuye mu rugo nkigera Nyamagabe ndi kumubaza ati amakuru, nanjye naje urugendo rumeze gutya, nasanze fone yariye urwara. Ndagerageza asanga telefone yariye urwara. Bati none ibi ni ibiki? Ntago subirayo, nta tike subizayo, ntayo kugira uti. Ndakomeza. Noneho nigira inama yo guhamagara abandi twari tuziranye bariyo. Reba tuye hariya ku Murindi ahantu bita ku 15 uzamutsemo hejuru ku. Cyakoze nari isiganya amafaranga ari bungeze y'Icyatanu mvuye Nyabugogo. Ubwo nabwo nari nihanganye mvuga ngo ndagerayo mbagurira akantu nyine nk'abantu nje gusura, cyase nje kureba, nje gutangira n'ubuzima. Yego, ni ukuvuga ngo ndagenda ngerayo, nasanze noneho bari mu buzima buruta ubwo mvuyemo, bubi cyane. yewe nawe inzara yarahatuririye, inzara iraturya, ukajya ujyana n'ipantaro ahantu ukayigwatiriza bakayanga ngo baguhe ibyo kurya. Inzara iraturya, nasanze baryama ahantu ku itapi, nta matera ntaki, handi uryamana no kumva imbavu zavunaguritse. Niyo ni gute ubwo buzima bwihangana kuvuga ngo reka mpagume? Ndahaguma, tubana nabo, tujya gushaka ikiyede Remera, hehe ku Murindi hose tuzenguruka dushaka ikiyede. Ikiyede kirabura, ikiyede turakibura. Mpamagara mukuru wanjye none wari uri ku Gisozi, turavuga ati naje i Kigali sinabikubwiye ariko narahaje ubu ndahari. Uri hehe se? Ndi ku 15. Nese urakora akazi bimeze, abwira ati byanze ubu noneho ubuzima bwanze. Ubana n'abandi na ba runaka, mubayeho gute? Tubayeho gutya. Ati rero ihangane ugerageze, ejo wihangane ngushakire tike uze, nanjye hari umuntu tubaye turi kumwe, nzashaka umuntu muganiriza musigarane, njye nkomeze zanjye gahunda,
nawe uhiga ubuzima muzabona amezi 3 cyangwa 4 nawe warabonye icyerekezo cy'ubuzima. Turabana, okay, arampamagara ndaza, mpageze turabana, bugera aho aragenda asigara n'uwo muntu, cyakoze icyo mushimira twabanye neza, tubana igihe kitari gitoya, mbega muri ubwo buzima mera nk'uri kundera, nkajya menya ahantu nyine ni hariya ku Gisozi namusanze, turabana, nkamenya karitsiye, menya ukuntu ngomba gushaka ikiyede, menyana n'abantu, turabana igihe cy'amezi 6. Noneho igihe kiragera ndamubwira ati rero warakoze ko twabanye neza, ndanabigushimira, ubu ngubu nagize amahirwe yo kubona udufaranga, nanjye reka nshaka ukuntu nakodesha, nanjye niga ukuntu ngomba kwirera muri Kigali, nirere menye ngo ngomba kurya gutya, ngomba kuryama gutya. Yego, nk'umuntu w'umugabo. Icyo gihe nta matera nari ifite, cyangwa nari ifite amafaranga y'inzu yonyine, nta matera nari ifite ntacyo. Noneho ndagenda nkodesha inzu 27,000. Maze kubikodesha, ahantu nakoraga ikiyede, naragiye mbaka ikarito yari ihari, ndayimanura, nyisasa hahandi neza, nifite agashuka kamwe, akaba nkaryama kuri ya karito nkakiyorosa. Mba muri ubwo buzima, noneho bigeraho birongera biranga pe, biranga, Muri ubwo buzima bwo kuburara. biranga, muri ya gato yanjye ndi kwifondera biranga, ikiyede kirabura, biranga neza, inzara irandira muri ya nzu, inzara yarandiye, ndavuga ati noneho kabisa, inzara irandya, mana we, yarandiye, numva ngo yarandiye. Izwa rigenda ngiga mu materaniro ngiye gusenga, ngasenga amateraniro yose, ndataha njye mu rugo, hari ibiryo, hari iki, ndirirwa mu nzu y'Imana nicaye gutya, nibasoza ntahe njye kuryama. Okay, tukiri aho ngaho rero hari inkuru ugeze kumbwira ukuntu ngo wigeze kugucanga ubane mu kimodoka, cyari byagenze bite? Ni ukuvuga ngo nkiva aho hantu muri iyo nzu, urumva ubuzima bwari bwanze, Birumvikana. noneho hari n'umushuti wanjye ugeze kumbwira ati rero waje tukabana. Noneho njye yari nimugoroba, mfite ibikoresho, yambwiye ngo ngende ancumbikire, ngezeyo sanga yagiye. Yarimutse? Yari yafunze ntazi iyo yagiye. Ngerayo icyo gihe inzu, akaryango kinjiraga ahantu yabaga ntabwo kafungwaga, nanjye ndafungura ndinjira, nicara ahantu ku ibaraza, mfite agatelefone ndagacuranga radiyo gutya, noneho ngira ngo mutegereze ndebe kaza. Noneho rero nyir'inzu ureka azasohoke yumvisha umuntu uri gucuranga radiyo, arambwira ati bite, ni byiza, amakuru ni meza, waje gushaka nde? Naje gushaka runaka. Mbese ari hehe? Ati simbizi, ariko hari gahunda twari dufitanye. Arambwira ati ubwo si mwebwe murara mwiba abantu hano muri hano ahangaha kuri uyu musozi, uri kubeshya ngo waje gushaka runaka? Ngiye kubona mbona abandi bapangaye bose bari aho ngo batangiye gusohoka baranguze. Bati noneho mwuka byara. Tangaye ndeba nawe ndahakubitirwa. Ngiye kumva numva nyir'iryo mbare rimwe wasohotse. Sohoka! Arasunika gutya, yafashe igiti akinkubita mu mugongo, mba ndasimbutse ndirutse. Kabe gaseka Ati siko kuba ubuzima, nuko Imana yemeye ko mbubamo koko. Ariko nkajya ngira kwihangana. Icyo gihe naragiye njyana hari ikibanza, nararyamye ndaramo, noneho yego, noneho nza kugira abandi bashuti banjye bakoraga ahantu ku igaraje, noneho nza kubasanga, barambwira ati rero ntacyo twagufasha, ntaho kuba dufite, ariko hariya hari imodoka zari zarahapfiriye, ziramaze igihe, ziriya modoka za ambirasi za kera niho zari zihari. Bati hariya wajyamo ukajya ugangika, ugahiga, nimugoroba haza ukaryama muri ambirasi. Ndihangana njyayo,
bya bikoresho byawe byo muri geto. ibikoresho twaye nafite agakapu kanjye karimo isabune, karimo amavuta, karimo utwenda, nkagenda naho ngiye hose, naba ngiye mu kiyede, naba ngiye genda na ka gakapu. Muri make Ni ukuvuga ngo njyewe inzu n'inzu yanjye yose twaragendanaga. Njyewe n'inzu yanjye yose twaragendanaga ahantu hose. Mba muri ubwo buzima, nkajya ngenda, umpaye akazi, muvomera, nkabona ibyo kurya, uwo nkoreye akantu, akampemba ibiryo, nkihangana, nkajya njya gufurira abantu, nkajya gufurira runaka akampa 1000, nkajya gufurira runaka akampa 2, nkajya gufura, nkabona ubuzima burimo kugenda neza, nkabona ubuzima buragenda. Uzi ko muri icyo gihe nta nubwo niguraga bogisi. reka reka Bogisi umwenda w'imbere. ndabyumva. Ni ukuvuga ngo hari igihe cyagezeho nkajya nambara bogisa ikamera nk'ijipo, igacika ku buryo uyambara washyiraho n'ipantaro ugashiduka yazamutse, ku buryo igice kimwe kiri hanze ukagenda uziho ngo warimbye, naho ubundi abantu bari kugenda babona nk'ibintu byasa ukuntu byagenze. Ariko ndagira ngo tugere hahandi noneho wisanze uvuga ngo natangiye kujya gusenga. Ninde wabigushyizemo? Ese wavuye mu cyaro bikurimo cyangwa wageze mu mujyi utangira kubyiga? Ni ukuvuga ngo navuye mu cyaro neza, ndi umunyamasengesho utari wakomera neza, ariko ngeze i Kigali niho nakomereye, ubuzima bwarankomeye. Nageze i Kigali nigira ibintu byinshi cyane, ariko muri ubwo buzima bwose nkajya gusenga hirya no hino hatandukanye. Urabizi hari ahantu twagiye duhurira hamwe na hamwe turi gusenga. Ndabyutse hari igihe njya gusenga epfiri hano ku Kamonyi, nari nshonje cyane. Uzi ko navaga hano ku Gisozi n'amaguru nkagenda nkajya gusengera epfiriya ku Kamonyi hariya, n'amaguru nkagerayo nazigamye 500 ari bungarura, kandi navayo inzara igakomeza kundi. Nkaba ati se niwe nagiye gusenga, niwe imbere y'Imana, ndaburaye, ndagira ute, ariko nyine Imana ikora ikora ku isaha yayo. Nabaye muri ubwo buzima, njya hirya no hino hatandukanye, ndasenga ngoma kwihangana, Imana ikomeza kubana nanjye muri ubwo buzima bwose, bana nanjye, nkajya imuza n'abantu bakangaburira, nkabona umuntu amaye 500, nkabona umuntu amaye 1000, iminsi ikicuma. Noneho hari igihe nigeze kugera mbona akazi k'ubuzamu, umuntu arandangira ahantu akazi k'ubuzamu. Icyo gihe nagiyeyo mbabaye pe, mbabaye cyane, nkubwire ngo ku buryo bantangije umushahara utabaho, bapfuye kuyavuga gusa, mba nemera bati kabisa ndaje ntangira akazi hubu. Yarahangayira batari ibanga. 25,000 urara hanze buri munsi nta gusiba, kandi urabizi muri Kigali ndakeka nta muntu urara hanze kuri ayo mafaranga. Reka 25 nahabaye umwaka n'ukwezi, cyakoze bari barampaye agatebe ko kwicaraho hanze, agatebe konyine barakashingira ahantu, barabwira ati aka gatebe uzajya wicaraho uri mu kazi kawe. Ako gatebe nakicayeho umwaka n'ukwezi, nta kuryama, nta kugira ute, ibitotsi biragenda binjyamo kugeraho ndamenyera mbikinya. Mba muri ubwo buzima, narahabaye. Mana we ndagushimiye n'ukuri, narahabaye, ndahaba ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kangahe, umwaka urashira ntangira uwundi. Ariko muri ubwo buzima bwose, icyo gihe nyine nagiraga amahirwe nkabona udufaranga, kuko hari igihe banguzaga kubwo nta kintu cyo kwirirwa mfite, nkabwira ati mpa 2, mpa 3, kugira ngo mbone ayo kwiririrwa hanze, kuko nta kazi nagira, nirwaga nzerera, nirwaga ntembera nta cyerekezo. Noneho nkashiduka umushahara warashizemo, ukwezi kutarara, yarashizemo burundu. Noneho n'utwo sabwe ngirwa amahirwe, ngenda
nkajya ku kibuga, yaba ari 500 cyangwa 1000, ngakata kuri moto, kugeraho moto nza kuyimenya, byaranyuze muri ubwo buzima. Ah, njya gukora provisoire igihe kinini cyane, nayikoreye inshuro 3 banza ari na kode nagiye ndeka nkazihorera, numva ndayishaka ndayibura, ariko bugezeho Imana iza kuyima, nkomeza muri ubwo buzima, yiga ndigomwa, inzara irandya, mbaho nabi, kugira ngo ndebe ko nanjye basi hari aho nzakira. Rero nza kugera igihe moto ndayimenya burundu, mfata kode njya gukorera ikizamini cya mbere nagikoreye i Nyanza. I Nyanza hano ruguru Ah, nagikoreye mu majyepfo, i Huye, nagiye kugikorera i Huye bwa mbere. Nagezeyo ikizamini ariko narahiye, nazamutse ari amarira gusa. Bwa mbere ndi muri ubwo buzima, ngafata 20,000 na tike n'iki, nkayatanga gutyo, na ya perime sinyibona, ndashya burundu, ndongera ndatega ndazamuka. Ibaze kuva hano i Kigali ukajya mu majyepfo, uri no muri ubwo buzima, n'udufaranga wari ubonye tugashya, ariko nkomeza kwihangana, kuko Imana yari yarambwiye ko izampa perime. Imana igira indi jambo ryayo. Mba muri ubwo buzima rero, nongera mfata indi kode ya kabiri, nayikoreye inaha i Kigali, nabwo ndashya. Ngomeza kwihangana, ndashakisha, Imana ikajya igenda ica inzira, igira uko ibigenza nyine. Nongera mfata indi ya gatatu, mfashe indi ya gatatu, ubu duhuye ndi mu mashimwe n'ibyishimo. warayibonye ababizi Duhuye ndi mu mashimwe n'ibyishimo bikomeye cyane. Inshuro ya gatatu Imana irayima, nkora ikizamini cyiza, ngikora neza nk'umunyeshuri mwiza cyane. Imana yarima perime, Imana igenda ishyiramo imiyaga nyine, igenda ica n'izindi nzira, igenda itangamo n'akazi, igenda itangamo n'imyambaro, ibintu. Mbega ni ukuvuga ngo igihe isaha y'Imana iyo igeze irakora cyane. isaha y'Imana iyo igeze irakora. Ubundi ikintu cya mbere ni ukwihangana. Ubundi iyo ugize kwihangana, ubundi biradukomeza, biratwubaka, ntabwo bidusenya. Kwihangana, ukabana nabyo, inzara ikakwica, ukabana nabyo, ukaburara ukabana nabyo, ukarara hanze ukabana nabyo. Kwihangana ubundi ni ibintu twakabanye nabyo buri munsi. Kwihangana reka mvuge ngo ni umuntu tugomba kugendana buri munsi, aho tugiye hose, yaba gusenga ugendane no kwihangana, yaba no mu murimo ugiye ugendane no kwihangana. Kwihangana ni ibintu rero tugomba kumenya nk'abakristo twese muri rusange, ko hari igihe ugeraho waba udafite kwihangana bikanga. uretse gato uri kumva buriya cyagiye bitakuma gutera za haleluya nka ziriya z'umurambaro, wabaga waje n'amaguru. Nabaga naje n'amaguru kandi nanaburaye. None ko hari igihe babitangaga amafaranga ati bagiye gufasha abantu baburaye, we ko ntabonaga uhaguruka? Nyine niko wakwihagararaho, nabo inzara yabaga inyije. Noneho hari igihe inzara yanjyaga, noneho n'abandi kugenda mu nzira, nkagenda noneho nkumva mbobeye umuntu yamenaguye amaso ntari kubona, ndavuga ati sorry, ihangane. Inzara irandya, noneho mba umusaza nkagenda nunamye. None reka nkubaze, kuriya kwihangana na ziriya reka nzite vibe cyangwa buriya byishimo waba ufite, waburaye waje n'amaguru. Nyine Imana igitanga ibyishimo, ni ukuri. Imana igitanga ibyishimo, waburaye ikaguha ibyishimo ntibabimenye. Waburaye abantu, inzara Imana ikaguha ibyishimo ku buryo nta muntu wari gucishamo. Mbega ni ukuvuga ngo hari ukuntu iduhisha, iraguhisha. Waba uri mu bantu ntibari gucishemo, Imana iraguhisha. Kandi abantu babonaga ndi nk'umubosi, ndi nk'umuntu ukomeye. Avuga ati uriya muntu aba yaturutse i Kigali yaje gusengera inanga,
uriya muntu aranakomeye, umuntu uza buri wa gatandatu aje gusenga buri munsi kandi amateraniro yose bakumva ndi umuntu ukomeye, naho ubundi ku mutima yarashize, mu nda ndagenda nk'umusaza, bagera mu mwanya wo guhimbaza ninjye wabaga uwa mbere nawe barabibona, cyane ngatera amakora hasi nkaririmba nkahimbarisha, twagera ku ijambo ry'Imana nkabwiriza abantu bakanezerwa, abantu bakihana, ariko mu nda yabaga ari ntabwo ari ikibazo ariko ikintu cya mbere ni ukubana n'Imana. cyane. Iyo uri kumwe n'Imana igufasha muri byose, iragufasha Innocent, byari bigoye Ntabwo byari byoroshye kabisa. byari bigoye cyane, nkubwire ngo kiriya giheho byari bigoye, uzi kuva i Kigali n'amaguru ufite senyisa uri kuyarengereye ngo uze kuyategesha uzamuka, hari igihe Imana yankoreye akantu nyine mva gusenga nari mfite 500 yonyine, yabwira ngo mvuye gusenga ndanashonje meze nabi, numva icyo gihe inzara kujya imena, nkagenda nkumva ngenda nk'umuntu wasinze gutya kubera inzara, nkumva mu mavi nshaka gupfukama, yamvunaguye amavi, inzara byari bigoye. Noneho icyo gihe nagiye mbona ntoye 500, nta muntu yataye, mbura umuntu yataye, mbura uri kundeba, ndavatakana ko nta kantu Imana itanze, ntegesha yasenyisa kugera Nyabugogo n'amaguru ngera ku Gisozi ya 500, ndiranda nyine nshakamo utuntu two kurya, mbona burakeye. Hari ijambo ugeze kumbwira ngo mbike ahantu ngo nze kuri gusomera Ezekiyeli Ezekiyeli 16 yego 6. yego ni aho ngaho. Nuko nkunyizeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Amen. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Haleluya. Ngo nubwo uri mu ivata ryawe ngo ariko ubeho. Haleluya. Iri jambo naritekerejeho, narisomye kenshi mbasha kumva ubusobanuro bwaryo, ariko iri jambo narisesenguye sanga ni nk'ubuzima Imana yadusanzemo, ni ahantu Imana yadusanze tutari dukwiye kuba turi, ariko ihadusanze iratubwira ngo nubwo muri ibi ngibi nimubeho. Baho. Nuvuga ngo Bibiliya yo yaravuze ngo nubwo uri mu ivata ryawe. Rero iryo vata ni ivata ry'ibintu utishimiye kubamo, utatekerezaga ko ugomba kubamo, ariko Imana ihagusanze. Abantu bahasome neza, abantu badukurikiranye bahasome neza, bahere ku murongo wa mbere, bumve iyi nkuru. Ni inkuru nziza cyane iryoshye. Yesu ashimwe cyane. Ngo nubwo uri mu ivata ryawe ariko ubeho. Rero hari ivata ry'ubuzima, hari ivata ry'inzara, hari ivata ry'ubushomeri, hari ivata ry'agahinda, ariko aho hantu niho Imana yadusanze. Iravuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe baho, nubwo uri mu buzima utishimiye ariko baho. Ni ukuvuga ngo iyi baho ikubiyemo byose, iyi baho ikubiyemo ubuzima, iyi baho ikubiyemo amagambo menshi akomeye. Urabizi nta hantu wagera, ntago wazaba umuntu ukomeye utariho cyane. Icya mbere ugomba kubanza ukabaho. Ubuzima ni icya mbere. Kuba uriho ufite byose. Imana yo ntago yadusanze muri bwa buzima ivuge ngo mbahaye ibiryo, ivuge ngo mbahaye imyenda, ivuge ngo mbahaye akazi. Ahubwo yo yaravuze ngo mbahaye kubaho, sibyo? Yo yaravuze ngo mbahaye kubaho, kandi iyo uriho uba ufite byose. Iyo uriho uba ufite akazi, iyo uriho uba ufite imibereho. Yesu ashimwe cyane. Himbaze. Iri baho
rikubiyemo amagambo menshi akomeye aturuka ku Uwiteka. Ubu twese turi mu ijambo ryitwa baho. Baho niyo turimo. Hari ubuzima Imana yadusanzemo nta cyerekezo, iratubwira ngo nubwo muri ibyo ariko nimubeho, nimubeho. Niyo mpamvu rero tugomba gushima Imana. Ibi ngibi bigaragaza urukundo yadukunze. Hari aho yadusanze baradutaye, hari aho yadusanze nta buzima, ababyeyi baraguta, ariko iyo Imana iyo ihageze ihita iguha ubuzima, ihita iguha abaho. Niyo mpamvu rero tugomba gushimira Imana yo yadukunze kera turi mu buzima budafite icyerekezo, nta shinge nta rugero, ariko Imana ihadusanze iravuga ngo nubwo muri rya vata ryanyu, rya vata ry'imibabaro, rya vata ry'ubushomeri, rya vata ry'inzara, rya vata ry'agahinda, kubera ko ndi Imana yabakunze kera mwebwe mutarabaho, nimubeho, mbahaye ubuzima, mbahaye kubaho. baho Yesu ashimwe cyane. ahimbaze. Yaduhaye kubaho, ntabwo badufite, kuko Imana yatubwiye ngo nimubeho. Imana ishimwe. Donati ngira ngo muri kumwumva ni umukozi w'Imana, Imana yahaye amavuta mu bihe byari bigoranye, nawe ushobora kuba uri mu buzima nk'ubwo yari arimo, ariko ikintu cya mbere ni baho. Icya kabiri gira icyizere, guma ku Mana yawe. Donati murumva ubuzima yabayemo, ariko aracyashikamye kandi murabona ko Imana yamugiriye neza. Reka rero Donati nk'umutumirwa wacu agiriye ijambo rya nyuma agenera umuntu uri mu buzima bumeze gutyo, nawe n'umuntu ushaka kwegera Imana. Donati umwanya ni wawe. Njyewe nk'ubutumwa naha umuntu uri mu buzima nk'ubwo, ikintu cya mbere ni ukwihangana, ikintu cya kabiri ni ugukunda gusenga, ikintu cya gatatu ni ukwera imbuto ahantu hose ugeze. Ikintu cya mbere ni ukwihangana, ikintu cya kabiri ni ugusenga, icya gatatu ni ukwera imbuto. Kuko nutagira kwihangana ntabwo uzihanganira bwa buzima urimo, uzashaka kwicira inzira, ugiye kwiba cyangwa ugiye no mu bindi bidafite gahunda, usange baragufunze cyangwa usange baragukubise, barakuvunnye. Rero bene data, twihangane, twihanganira ubuzima. Iyi Mana twakurikiye ni Imana ihindura ubuzima, ni Imana ihindura amateka. Ni Imana rero tuyikomereho, tuyishikameho. Rubyiruko muri hirya no hino hatandukanye, ndabakunda cyane, ndabakunda rwose, muze dusenga Imana. Ikintu cya mbere ubundi ni ugusenga. Uzwiho gusenga hari ibintu, ubundi gusenga ni umushinga udahomba, ngo ni umushinga ufite ishingiro, gusenga. Noneho hari akaririmbo nakunze ngo nawe usenga kinaho kandi ukandagira usenga ntago ajya abanyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho, ngo gusenga nibwo buzima kandi gusenga ni imibereho. Gusenga bitanga imibereho, gusenga bitanga ubuzima. Rero dukunde gusenga, babyeyi bacu dukunde gusenga, bavandimwe, rubyiruko, bashiki bacu, bakuru banjye, barumuna banjye, dukunde gusenga. Ibindi byose Imana izabidufashamo. Yego ngira ngo mumaze kumwumva amagambo meza muturukamo, bamwita Donati. Reka mu magambo make atubwire nimero ze, kugira ngo niba wakwifuza wenda kuba wamusengera cyangwa kuba mwafatanya gusenga abe yakubona. Tubwire nimero zawe. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 078 78 70 7 4 078 78 70 7 4 Turi bunazishyire ku kiganiro hasi, turazipininga, hanyuma Donati nadusengere udusoreza. Murakoze cyane kandi ndabashimiye cyane ko mwanyakiriye. Ndishimye, ndanezerewe kuba ndi kuri kamera. Ntabwo nari nzi ko nzabasha kugera ahantu nk'ahangaha, kuba naturutse mu karere kamwe nkaza mu kandi, ni urugendo rutari rworoshye, kandi numvaga nejejwe no guhagarara
imbere ya kamera ndi kuvuga Imana. ahubwo nawe wakoze kuba Rero witabye. ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Ewana byari Imana iguhe urugendo. umugisha, Imana ndayishimiye cyane, mperutse kuyiha icyubahiro cy'amaboko n'amaguru. N'uyu munsi ngiye kuyiha icyubahiro cy'amaboko n'amaguru, yumve ko nkiyihaye. Ngiye kukiyiha, Imana ishimwe cyane. Mana ndagushimiye, ndagushimiye ko wabanye nanjye mu buzima bwose nabayemo, ukageza aya masaha ukiri kumwe nanjye. Ndagushimiye kandi uzasozanye urugendo nanjye. Nguhaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru mu ijuru, bumve ko ngitanze, ndagitanze kigere mu ijuru, kigere ku Mana. Urakoze Mana, ndagushimiye. Ngaho dusengere udusoreza dutaha. Mana yacu, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga, ndagushimiye, ndaguhimbaje, gushimiye ineza yawe, gushimiye ukuntu waturinze ukabana natwe Mwami Imana kuva mu masaha ya mu gitondo kugeza amasaha nk'aya ngaya. Hari benshi bagiye mu bitaro, hari benshi bakoze impanuka, hari benshi bari ahantu hatakibukwa, ariko twebwe waturinze tutarabo kurindwa. Turagushimiye, tuguhaye icyubahiro Mana. Nyemerera rero ni ukuri nkomeze kugushimira imirimo n'ibitangaza ukomeje kudukorera Mwami Imana. Twe turi imbere yawe tuvuga imirimo n'ibitangaza wadukoreye Mwami Imana. Ndagushimiye Yesu we, umutima wanjye unejejwe nuko Mwami Imana ndaha hantu mvuga imirimo n'ibitangaza wabanye natwe. Rero ubwo twari turi kuri kamera waduhaye ibihe byiza, ni ukuri turagushimiye. Ngaho rero nyemerera rero sengeye n'abantu bose bari hirya no hino hatandukanye, abari mu buzima nk'ubwo navuyemo, ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo bahindurire amateka, kugira ngo baremere amashimwe mashya Mwami Imana, ubahe kwihangana kandi ubahe kukumenya mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zibagereho, umucyo wawe nubaravire mu izina rya Yesu. Ngaho Mwami Imana, sengera abadafite icyo kurya kugira ngo ubacire inzira, abadafite icyo kwambara nubacire inzira, abadafite icyerekezo Mana nubaha icyerekezo, abadafite ubuzima niwongere ubahe ubuzima, abari kwa muganga niwongere ubahe ubuzima, abafite indwara zananiranye niwongere Mwami Imana uhagere, indwara z'amayobera, indwara zo mu nda, indwara z'imitwe, ndazisengeye mu izina rya Yesu kugira ngo imbaraga zawe zibagereho kandi umucyo ukomeze kubavira, urukundo rwawe rugaragare Mwami Imana. Rero tugiye dutandukane kubw'imibiri, ariko kubw'imitima dukomeze guhurira kuri wowe. Sengera igihugu cy'u Rwanda kugira ngo Mwami Imana ukomeze kuduha amahoro. Sengera abayobozi waduhaye kugira ngo Mwami Imana ubahe kongera kutuyobora neza. Satani kirogoya turamwanze mu izina rya Yesu. Sengera amatorero yose Mwami Imana kugira ngo ayoborwe nawe, mwuka wawe wera ube muri bo, neza yawe igaragare. Wowe natwe rero turagushimiye ko abanye natwe kandi ukaba ushojanyije natwe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Amen, amen. Turakoze. Hanyuma tukiri aho ngaho, niba wifuza ibikoresho cyangwa se wifuza umuntu uzagufasha mu bintu bya project yawe, wagana Gihanga Dynamics, nabo turaza gushyiraho nimero zabo, mbe mwabavugisha.